bateretse amafaranga hano tutitaye ngo urakize cyangwa urakennye bakanatereka hano inshuti ya nyayo hano wahitamo iki? ngiye ikintu cyambabaje kuri Sumayiri dore niki nugusanga narabanye na Sumayiri amezi agera muri 6 ntago ari yo gusa baza wumve yego bivuga narabanye na Sumayiri amezi agera muri 6 sanga kumbe yarabitse umujinya w'imbere mu mutima akawuvuga ari uko namaze kuhava ari uko ari no kunkatira uvuge ariko rero uwo mujinya wari uwuhe rero no kuba wabivuze gutyo nge ntago ndi kubyemera nge ni kujya kumubwire niyo mpamvu nakomeje kuvuga ngo wowe wagize misunderstanding. Kamoso yashakaga ngo nagaruka I was popping MJ families people, you know we love you, you know we bring more things ibintu byiza ibintu bigezweho so today we back with debate je n'abavandimwe baraza kwivuga mu kanya, so let me tell you tugiye kuvuga ku nshuti n'amafaranga. So kanegera inyuma bro, ibyo nibyo gutangira gukina intuza rero ubwoba se gute bro. So intro nuko irangiye ngiye kwasubira inyuma imbere hazo undi muvandimwe nawe yivuge cyangwa yivugire hano bari kugira ngo batazana kavuye huko twe turi ku mafaranga je nkuko mubizi n'abatindiye ni Sumayiri nawe wakivuga bavuze ngo bajye imbere nagari ngomba. Okay nkuko bamwe mubibona aba nabahakanye aba ntago ndi kumwe nabo ahubwo rero iki gihakanye reka banze yivuga nkuko rero bisanzwe ngiye muranzi ndacyari Chris Kamoso bravo ni shaka kumvuga se ndi kwivuga bajye kumvuga ubwanyu muvuge urumva rero nkandi ku ruhande rw'amafaranga. Yes aje maba mbere yuko njye inyuma rero ndaburira abantu bari hano inyuma uraramukuzanye ibintu byo kurwana ukava amaraso ntubimbaze. oya you know bro okay ducana ubu ngubu security uko bigura crash the fucking shit buriya rero iyo umuntu avuye muri gym kabiri aba yumva yabaye utari wajya unasagiyemo atangiye kumva ngo arashaka unasigaye yigarika wari wajya muri sauna sauna zarabote uzijye muri sauna ikikubaho bakize se bya bindi byo wasibiranagana ndivyo ndabizi. ubwo rero nawe niba ujya muri gym ukabyimba ngiye hasi ndi kunagana rero ugende gake bro Jesus Christ ugende gake so uvuge kandi bisanzwe naye hwa nibere ku ruhande rw'inshuti inshuti nyine abantu bakizera abantu bro abantu mwese mufite imyumvire nk'iya Kamoso na Kezi bose reka babwize kuri amafaranga nagaruta inshuti. Imyumvire yacu ni iyi amafaranga nagateze mwanze mabwire topic niyo nyine debate ni ukuvuga ngo tugiye kureba se ari amafaranga n'inshuti niki wabishaka uko kiri imbere ariko mwongereho inshuti ya nyayo kugira ngo tubareme inshuti ya nyayo turi kuvuga inshuti ya nyayo wundi uvuga ati uyu ni umuvandimwe kabisa. So je nabifite ide rero ndi kuvuga ati nihe wabonye batangira hagati kubahera ku ruhande se kandi ari watangije ikiganiro watangije hagarara hano sibyo hoya hagarara hano nyine umura reka mubwire turi kumwe tugiye kurwana mutangiye kuvuga amafaranga ko ngera tuzafite aba bafite nk'inshuti nibyo ndi kuvuga avuga ati hano buri muntu afite tips afite uko abyumva avuga ati rero umuntu yageze hano akabivuga uko abyumva yanabivuga nabi tukanamurya n'igishi kuko buriya naho tuzegera twemera amakosa sibyo muvandi ko bimeze so ibyo ndi kuvuga umuntu ajya imbere avuge uko abyumva Kamoso sidushaka kudora ku buryo bajya imbere ubabwire impamvu amafaranga ari meza muvandimwe ubereke ko akwiye gushaka amafaranga uzi imbere wize kujya kuvuga ibintu bifatika ko ubwo ryinda nagunyuzamo n'igishi ibyo by'ububizi. Kameramani usa nk'utunga kamera kuri uruhande ko arara abanzi benshi cyane sibyo tubivugire ndi tugera imbere urandinda ndakurinda humura ndavugira neza ukuremje empire bakubona neza ndavugira kandi mwe gufata position yo kurwana kuko ntabwo turatangira kurwana kiga ntabwo kiratangira oya nta gahunda yo kurwana iri bitabaye ko ratsirwa ari burarwari burege baze babwiye ese umugara ari guseka iki impamvu amafaranga araya ushatse nkavuga sibyo impamvu amafaranga araya mbere kurusha inshuti ya nyayo impamvu Kamoso ngiye nahitamo amafaranga hari inshuti ya nyayo iri kumbwira ati ngwino nukuri ko Imana mfite miliyoni hariya nzagufasha ndi kubona miliyoni 5 ziri hariya ntazagabana n'umuntu my guy reka mbabwize ukuri
nzagenda afate ziriya miliyoni urumva asigaye mbwira ya nshuti ya nyayo ati niba ushaka kuzuza niba utabishaka ntuze nyirigende inshuti ya nyayo ndabihamye 100% ntabwo izabona mfite miliyoni 5 yange kuza nose kamureka ngiye manze nkwera ingingo imwe ngwino urabizi neza ko amafaranga umuntu hari igihe agera mu gihe cyo kuyagira akagera no mu gihe cyo kutayagira gute reka ngo urugero rworoshye urabizi hari nk'umuntu ubuzi nibyo nashaka kuvuga kirize urabizi ko ushobora kuba ufite amafaranga akakanya umeze neza ariko wagira ibyago kirize ikagukubita nyine ukayamanaginga nabi wenda bibaho agashira wa muntu wikipingiye inshuti ishobora kugira ikintu mu marira ariko we nta kintu yakumarira iyo ntishobora kuyabura kandi yaguteranya wamaze kuyabura iyo ntishobora kuyabura oya ndi kuvuga ati inshuti kuri murasindagizanya kurenza amafaranga se yashize bigenda bite tuzafungure banki yashize bigenda gute no si yo nshuti ntaje ari ikindi se inshuti sibetamo utuzibura icyo twashaka kukwira ko za nshuti za inshuti ukuri nashaka kuri baho nishaka ibiriho gusa ikintu cyo kuriya kumenya iyo nshuti ya nyayo uko biri kose nayo ishobora kubura amafaranga yego kandi rero inshuti ya nyayo yaje bayikoretse bakakubwira ati dore ngiye egare yuko bakuzanira n'amafaranga ati nayo ngaya hitamo reka banavuga ngo abishyize hamwe Imana irabasanga iryo jambo n'ubwa mbere uryumvishe abishyize hamwe uraryemera turabizi abishyize hamwe uretse gato abishyize hamwe Imana irabasanga iryo jambo wowe wigira gahini ukitarukanya n'ubwoko bw'Imana bugendera mu murongo none se reka mubwire umugani uvuga ngo banza wumva umugani wongeye uvuga ngo ufite haleluya banza wumva ariko ufite ni uzongererwa ufite azongererwa udafite azanyagwa n'utwarafite uzaba ufite inshuti baguha inshuti nyinshi nk'ibihumbi 5 n'ufite amafaranga nanjye banyongera amafaranga ndabesha Kamoso wapi gereka maze mbwira ikintu kamaze nagize point rangiza mvuga kubabwira ngo amafaranga uyu yafite ashobora gushira kuko bibaho umuntu ashobora kwiga business igahomba nkuko twabonye undi inshuti yo nipfa babaza amafaranga yashiruka bimenya ukabizi kubona umuntu inshuti yawe kamwe nuko atashira wavuze ngo rero ariko inshuti y'ukuri ndashaka kuyinsobanurira nago ngo inshuti y'ukuri yayinabakora muri situation zose nidapfa umujyana muri situation zose ntago ikibazo cyo kudapfa okay n'amafaranga rero ashobora kukubera inshuti nziza cyangwa kubera inshuti mbi sibyo rero amafaranga ni inshuti nziza pe ariko okay rero amafaranga atuma amafaranga wayabonye sibyo izo bibaye ngombwa kuyabuza sibyo nishiki nabyo bibaye ngombwa kwibuza nyine ngiye kubwira sibyo ariko okay amasarero inshuti nyinshi bro inshuti cyane kandi inshuti nyinshi yibuka imwe irapfa sigara izindi ariko atazazikora n'amafaranga ufite nanjye amafaranga yanjye bari kambwira impamvu atazazibona ntago uzaba inshuti n'abantu buri gihe cyose nyine ubabereye nk'aho uri umutwaro ikibazo ariko mugomba gusobanukirwa mwe mufite ikibazo cyo kumva yuko twe twavuze ngo izo nshuti zo migo zigomba kuba zikennye ngo hari umwe bari kuzamura niko muri gushaka nawe kimwe nuko namwe muri gushaka kumvikanisha ko amafaranga tuzayica ubusa ntabwo uri gutegeka ko amafaranga uzayakoresha ibyo niba umukire inshuti nyinshi zishagaze ku myongenge nifite amafaranga yanjye zanaza iyo ufite amafaranga ziraza nka miliyoni ziza kumbera umutwaro zishakitse ari iki kubera umutwaro umuntu aba mwiza kubera amafaranga sibyo kankubwire sibyo nk'ubu ngubu tuvuga n'urugero ufite amafaranga yawe niyo yaduhuranye nawe tuba inshuti amafaranga agiye nako akomeza kuba inshuti sibyo ariko tubaye turi inshuti ntayahuzwa n'ubushuti nyine ari ubushuti buduhuje gutya duhura niyo twaba tukazamuka twese biceri bikaza uri inshuti yanjye ya nyayo n'inshuti yawe ya nyayo ndi inshuti yawe nawe inshuti yanjye ya nyayo sibyo ibiceri bikaza twatangiye nta nabyo dufite koko turi inshuti za nyazo tugakomeza kuba inshuti kuko n'ubwo bushobozi dufite yego sibyo y'amafaranga agiye reka mubwize uko ntabwo asubira y'umwe reka mubwize aragukurura ukuboko aguhereza akaboko reka nkamubwira uyu ngewe nk'inshuti ya nyayo rero amafaranga nkiyabona egare guhita ngutera umugongo nibyo wowe uri kuri kote
muri urutandukanye n'uko turi kuvuga niba muri ku ruhande rwo nta nshuti nyayibaho ntayo nyine amafaranga uvuga ati ngewe tukuvuga ngo niba ari ibyo ngibyo byo nta nshuti nyayiriho bakwereka ngo inshuti ngo n'amafaranga kandi wahitamo amafaranga kuko ni dufite ariko inshuti ibaho debate turi gukora njye nicyo nari kwemera ngo kuko nta nshuti nyayibaho nayo nyine Kamoso ubimenya umva mbabwire mwebwe muri kumva nabi debate turiho hano muri gushaka urumva ndetse masobanuro kuvuga ngo muri kuvuga ngo amafaranga muri gushaka kuvuga ngo turi kuri debate yuko amafaranga ariyo saba kurenza inshuti ibyo nanjye muvuze uko naba ari hose ayidinjyaho ariko turi kuvuga ngo inshuti ya nyayo kuko aba inshuti ni inshuti ya nyayo ziryarya icyo turi kugereranyaho ni ikirere turi kuvuga ngo amafaranga bateretse amafaranga hano tutitaye ngo urakize cyangwa urakennye bakanatereka hano inshuti ya nyayo hano wahitamo iki reka tubikire ikibazo none tukigira piwa dutandukane burundu kuko mutazana kuza ku ruhande rwacu ngo iyo nshuti ngo ibaye ifite amafaranga inshuti yawe ya nyayo ari umukene nta mafaranga ifite yego sibyo yego natwe rero turi hano mufite amafaranga aho ngaho hano uri ndi kumwe n'uyu oya ntago muri hamwe oya turi kumwe twembe turi kuri twakurikirana urumva duhuriye y'umukene ku mafaranga twahitamo tukavuga ati dore amafaranga oya dore turayagabana kamwereke wowe ngo ushaka kubivugira sibyo ayo mafaranga n'ubwo ngo niba wayabonye ushaka kumvisha ko iyo nshuti isigira umukene ikibazo kucyari gushaka nyine ko mutagira muhurira n'amafaranga oya kugira ngo byorohe mutagira muhurira n'amafaranga kandi ukora kandi mwayanze twavuze kuyashyira niba ushaka ko iyo nshuti igira amafaranga sibyo niba ushaka ko iyo nshuti igira amafaranga egare yuko uri gukurikira inshuti kubera amafaranga wowe oya kamanza ubwire okay kushuti kamera umukene kubwira sibyo ushobora kubona ifite inshuti yanjye ya nyayo kanaza wahisemo amafaranga kaza ukaduha akazi yego sibyo ntabwo akazi ko ngabakoresha tunafite inshuti za nyazo ntabwo mbitekoresha kayironda ni ibintu byoroshye umubosi urakoze cyane ubwo ntabwo iki kintu ntabwo abantu umuvandimwe kaza kaguhemukira amafaranga niyo yaguhemukira amafaranga muri botike ntiyareba reka ngurugero ku bintu birenda bino gutrenda mwabonye video y'umukobwa uri kuvuga ngo yamuco bamugonze na moto yaca akarenga amuzize iki ibibazo by'afitanye ntabwo byo yabivuze mwe muri gushaka kugira ngo mufate ya nshuti tuvuga aho twebwe udatangira kuzana ibintu byo kuza nuyiha amafaranga wowe ushaka iyo nshuti kubera amafaranga ni kwiha amafaranga nakumenye wowe kugira ngo mwumvishe yuko ibyo ngira ngo muvandimwe wawe ngo kangahe tubibona ni kugira ngo mwumvishe yuko ntabwo umuvandimwe cyangwa iki ari uko muba muri inshuti oya ari uko muba muri inshuti ariko se mufitanye isano rinini nyine ni ubundi ryakabaye rituma umugirana mu inshuti abo njye ndikubashaka batamugirana niba twarebye inshuti tutitaye ngo ni umuntu uvukana cyangwa iki Sumaye uri inshuti ya nyayo ya Keza yenge ni inshuti ya nyayo ya Keza ya nyayo yego ku buryo akennye mwaba muri kumwe byatwari kumwe oya nyine ndi kuvuga bayakennye mwaba muri kumwe twari kumwe ndi kuvuga present ubu mubaka kanje yongeye agakeko aba turi kumwe mwaba muri kumwe haje mu diaspora urumva akakubwira ati ariko Sumaye ni kiryarya reka mpita mbishira hanze cya Sumaye naye tanga urwo rugero banza akaza mu diaspora akaguhereza miliyoni 2 akakubwira ati Sumaye ngiye kuguhereza miliyoni 2 ngo yakazi uzajya ukora ariko ndashaka uzajya uzibana wenyine yego icyo kintu uri kucyumva neza ubwo rero icyo gihe Keza zibana njyenyine zibana ngo muri make ari nko kumbwira ngo ni wowe shaka miliyoni 2 ariko itushwana na Keza oya wacumbishe ndi kubona ndashaka uzagenda ukibana tuganira gukomeza ariko tumubana winsamira hejuru ni amusamira ikibazo cyanjye kugusobanurira naje mukumva ikibazo cyanjye baza urumva hanyuma wowe ukagenda ukibana ugakora ko kazi
wenyine. Yego. Keizi nta hantu afite ho kuba, nta nzu afite icyo gihe cyane. Uri kumva? Yego. Icyo gihe niba hari projet mwakoranaga na Keizi mutandukanye, iyo projet iri buza guhita ihagarara, Sumaili ako kazi wakanga bikaba ngombwa ko ugumana na Keizi kugira ngo iyo Keizi ataza kugira. Hano ngomba kuba honest. Ube honest. Hano ngomba kuba honest. Ubundi yewe turi inshuti na Keizi. Uri kumva? Byaterwa n'ingano y'ayo mafaranga. Uri kumva icyo ni kimwe. navuze miliyoni 2. Tuje nyine. Ni miliyoni 2, ntabwo miliyoni 2 zadutandukanye. Ntabwo nyine n'akazi. Ni tureke n'iby'akazi. Tureke n'iby'akazi. Niyo wambwira ngo ngewe hano ubase oya uri gushaka kugereranya ukuntu bimeze. Ukavuga ati wenda hano hateretse miliyoni 10, unahateretse Keizi. Ngiye nahitamo Keizi. Ubwo ni ku mpamvu zanjye. Ariko banza wumve. Impamvu yanjye. Banza wumve oya. Wowe ibintu wagereranyije. Ntabwo we umva. Hari uburyo baza bakakubwira ngo iyo turabana Sumaili bakubwira hari ibintu bishoboka, hari impamvu wabikora nge kanyikubwira, impamvu ushobora kubikora tubaye dukenye nge nawe, sibyo bakaza bakakubwira ngo ntabwo bakubwira dutandukane, wowe bakubwira ngo ngwino ukora akazi tugukura muri ubwo bukene urimo, to nagiye byari n'ubujiji oya amafaranga na Keizi aho nanjye Badirisha. Badirisha. Nk'ubu rero nka Keizi kumbwira ngo wenda uteretse amafaranga hano turi inshuti, icyo cyo tucyumvikaneho neza, ukambwira ati ngiye kuguha akazi twese dukeniye nge nawe tumeze nabi, akazi nagafata ariko sinamwibagirwa. Urumva icyo gihe ugiye guhitamo ibintu bibiri icyarimwe bibiri gute wizamo amafaranga ugahitamo nayo agutafasha nyina nijya kure yasije tandukana na Keizi mureke Kamoso nawe banza wumve yacu si Chris banza hitamo amafaranga cyangwa urekane ugumane ko wabivuze yamitamo kandi nanjye noneho ari cyo uragora gushyigikira Chris kuko wararengeye abakumunyanya n'impapuro ibi ngatwika reka ubwire nimushake mwe batandatu cyangwa batande reka babwire amafaranga banza wumve se bibaho ko bakurura umuntu bakagukurura intambwe imwe, rero iyi ni intambwe imwe yagiye intambwe imwe ujyana banza ni defend ikibazo cyane ngende kuvuga ati dukurikije sije turiho yego ayo mafaranga nako kazi ibyo byose biri muri tamu y'amafaranga yego asigaye Keizi we na Keizi kuba mwatandukana ntihongere kumwitaho wita ku bintu by'umukire yaguhaye ibyo egare gusiga inshuti oya ibyo ugiye kumedita hari n'ijana agenda no mu kazi nazanye no kuvugisha nibyo amafaranga kuvugana sibyo ni ikintu kimwe, sibyo kuvugana ni kimwe, mushobora kutabona n'ikindi ukamufata mu bundi buryo, ibyo gushwana nta birimo nuko ukavuga ati yo bimeze bite se mwana nyine tu ukaba nyine nk'inshuti yawe nyine ukaba wamwoherereza nyine bisanzwe icyo gihe ubucuti buba bwarangiye unakungiye kuvugana ubwo bivuge neza kuvugana birangiye neza sobanura ingingo neza ingingo neza ubwisobanuro neza okay reka ngiye mbivuge noneho mu buryo bwa ari amafaranga reka mbivuge mu buryo byabayeho sibyo byari bimeze gutyo Sumaili nturakare byararangiye sibyo byararangiye ukuntu byari bimeze ujya kuvuga story yanjye nawe sobanura abantu neza nibyo ni story yanjye Sumaili nawe muri kuyumva Sumaili twarabanaga sibyo tubana mu bibi mu byiza oya tubanze mu bibi ko nta byiza twigeze tugira ibyiza twagizeho gatoya byari gatoya ariko ibi baje mupfu mukobo oya we ntabwo twakora ikindi cameraman wanyu bamuhaye ijambo nawe asigaye mu cameraman ari gihe nyine atubwira akantu k'ingenzi iyi niyo channel yonyine mbonye cameraman akoresha interview twagiye okay so twakomeje urumva turi muri televiziyo turi muri debate nyine nasa cameraman barimo Kamoso na Chris komeza nase wabwiye Sumaili akareka ngakomeza namwe ariko okay so twagiye Sumaili turabana Sumaili tugurisha tujya gushira telefone ku isoko ngo tubone inzu yo kubamo tujya gushaka inzu na amafaranga dufite bro inzu tuyibonye petit frère mu cyuma araserebura nanjye ngwa fanta yanjye ndaserebura yego tujya mu nzu dufite matera yonyine
nayo Nta yari sano. intirano uretse Oya, kuvuga story neza ntabwo yari intirano, nayo yari yari yacu. iri amatera yari ingwate Yari ingwate, yari ingwate. ariko byaragiye- kitarabi cyawe neza ntibyarangiye bitsindiye se Eh? ntiwayitsindiye Inye. y'amatera twagure Twarayitsindiye. nyapani wabuze indi twaje kugura indi y'abandi twaje wamwumvisha nibyo agerageze aze kuvuga ukuri neza kunyibutsa kuko nabeshya biraza kunyibutsa se ni icyaha ndigiye oya rega ntose babeshye numva oya wanyibukije komeza no Sumayiri tugura akabati tugura mashini intambwe bane iterambere riraje byose bikeye tubigurana ugira ikintu cyo kuruhande n'agacano tugafite kitwaga Haso TV ndakibuka yego urumva umuhungu nongira igihe arambwira ati mwana none se ko ngiye mu kazi wacu mu rugo nabonye akazi waretse nkabangurutse umusaza rero wowe ntari bibugezeyo nge ndi hano ndasigara mbyitaho ndigizanya nabyo umuhungu yaragiye sigara ngigiza imbaraga zimbana nk'iyo urabizi ko ubundi umuntu umwe aba ari umuntu umwe sha umutwe umwe urisoza kabisa none nkajya mbona ukwezi kuri hafi kurangira kandi hari mu kwezi kumwe n'ubundi kwa Land Road ariko nenda kukwinjira mu bati none ukwezi kuzarangira ko biri kose ataragaruka kandi nta biceri mfite kandi ntari no gukora urumva none nkajya ndeba guhaha ni ibibazo gukora urugendo rw'iminota igaye ngo ugiye kurya kwa runaka byari kuvugisha Masonyera si mwashyize ntabwo twashwanye twaravuganaga namuhamagaraga buri munsi nkamubwira ati nose uzaza ryari muvandi ati nzaza uretse akazi urabona bigiye kurangira bikarangira gutyo none ingingo nyamukuru sindayigeraho ujya wemeje kuvuga story uyivuga yose neza kugira ngo ndizera ntabwo muri kumwumva neza ko ninjye wegereye microphone sibyo ngenda yivuga nyivunaguramo kuko icyo nshaka kugeraho ariko nawe uretse punchline nta mukurikira punchline no biza kugeraho igihe none ndavuga ati Sumayiri ko nanjye ngiye kugenda i Burundi ngiye kujya kwa mere bona ubuzima bwa Kigali bwanze ibi bintu biri hano tubigenze dute tubigurishe tugabane ati oya wibigurisha nta umenyesha ukuntu bizaba bimeze ahubwo wereka ngiye ngaruke iyo nzu nyibemo wazagaruka unayinsangamo nanjye tukayikomerezamo ati tuvugishe Kezi aze ahibemo uzahaza uzamusanga ati ntaribi tuvugishije Kezi nanjye ati Kezi namuvugishije urabyumva ute ati mwana Kezi ariko wapi ati nose tuvugishe nde ngo buretse gato tuzareba igihe kiragira cyo konge ngenda noneho njya hehe njya mu Bujumbura umuhungu ndavuga ati ntabwo mbitaruka ndavuga ati nta tike mfite amafaranga nari amafaranga make bari banyereje mu rugo Kamoso washatse ko inkuru tuyivuga yivuga nyine unyibutsaho nibagirwa aho ngaho mwibutse kuko nagurishije mwibutse ngewe nagiye njya kugenda twari dufite akazi dufite ikiraka kumva ntabwo namutaye adafite ikiraka cyo kubona ibiceri ngezeyo ntabwo wantaye uretse gato reka nyine bivuge gutyo wenda ko nari ngusize mu rugamba nk'uko wavuze ngo kugutererana oya ntabwo ari uretse gato busobanurire urumva icya kabiri nagezeyo menya agasysteme gashyashya abajama bari kwishakiramo ibiceri byo kwigurishiriza ubucano n'ubu ndacyatugurisha abavandimwe nanjye mubimenye baratugurisha kandi twese tudukura ahantu hamwe bazajya bahurira ndakamurabuye ako sa source of income ya kabiri nanjye ni muri source of income ya gatatu kuko navuga ati ngiye niwe tubana n'ubundi iki ni ikira ninjye wakabikura mu ngoro bya Jideo nkari ngiye wowe no guhuje nawe Jideo nugura akazi niyo yatugisha guducana za make wigire chat twagiye urumva ubwo bwari uburyo bwa gatatu buri kubonekamo amafaranga champion nyiri the focus media icyo kiraka yabaye kiduhereza awitonze yarakiguhaye Kamoso bamuhikiraka ndakwibutsa ni bya John ndakwibutsa ni bya John ndakwibutsa ni bya John kuregekera kuri John kandi mbizi kari ndakwibutsa video zirahari baguhikiraka cya video 5 wakoranye na Kanje nahari nanakubwa ati nge nzaza kugufasha muri icyo kiraka utegu nasi ndakwibutsa wari wakibagiye yari yamwibutsa okay Kamoso question mark ikibazo ibyo bintu kwa nabitarutse nuko ninashaka kugera kuri point nagomba kuba ibyo impamvu ibyo bintu tutagomba kubitaruka kuko turi ku kintu cyo ko umuntu ari yakubera inshuti y'ukuri cyangwa amafaranga niyo mpamvu ikintu cy'amafaranga ngomba kugomeza nyigarukaho Kamoso ajya kujya mu Burundi yarambwiye ati ngiye kugenda mani yose biragenda gute ibikoresho byacu nibiki ndamubwira ni mani
njyewe ndi guteganya ndi hafi kuza kuko ikiraka ndimo kizarangira vuba kumva ari nabwo twajyaga kubyo kuvuga ngo twavugisha keza kaza kahaba cyangwa na murundi byose urabizi byo tubirenge Kamoso arambwira ati man yewe urabizi ko ndi no mu biboro byo kujya muri Dubai ibiboro byo kujya hanze uretse ntabwo bya bintu bya Dubai uretse kandi wari warafashe passport Kamoso ndakwibutsa nafashe passport ariko atari gahunda yo kujya Dubai wa mugabo we okay nyine ndi kuvuga kujya hanze kuko ni Dubai wagiye yari afite gahunda yo kujya hanze ariko hari ibyangombwa agomba kuzajya gufata no mu Burundi icyo kintu ko biri harwa ndi kubeshya niko bimeze ni igihe cyo kujya gufata ibyangombwa kigera naragaruka ntabwo tuyigurisha ibi bikoresho muvandimwe urabizi tubibona ukuntu byagoranye ahubwo dushaka uburyo cyugenda Kamoso barambwira ati man ngiye rega uranshobora no kugenda ninagaruke niki ahubwo ntari ndi kumubuza kugurisha TV kuko niyo twatuvuga ngo twigurisha arambwira umwana ngo ngewe naribi TV ndayigurisha ariko ibindi bikoresho musigaranye twari dusigaranye matera n'ibindi bike twe twaragiye dushaka ubigumane gutyo ndamubwira ati niba ari uko wabihisemo naribi ariko ajya kuyigurisha ibyo twabivuganye nyine twabyemeranyije gutyo nyuma yamaze kuyigurisha naramubujije nambwa ati ntuzagurishe TV dushaka uburyo bw'ibiciro naramubujije oya nabyemenye nyuma warayigurishije kuko wabimbwa ati man ngiye rero yabikubwiye amaze kuyigurisha my god ntabwo ndi kukubeshyera TV nabimubwiye before umva nabikubwiye mbere yuko wabibwiye before ndakubuza oya nakubwira ngo wapi ibikora ariko umuntu yarayigurisha oya reka turebe ni naho ubase nyuma mu kuyigurisha ni nabwo wahise uvuga ati rero kugira ngo ndasumaye utanabifata nkaho ari ubugome kubera ko ngenzi ikibazo nari mfite reka ibindi bikoresho bihari wowe bifate yewe ngira gute fate agatayo ngayo agativi k'ibihumbi ijana tuba turakagusha reka byengere ku ngingo murase ku ntego bagiye Burundi none ngarutse urumva icyo gerageza Burundi bane ubuzima mbona ibintu biri kugenda uko ntabiteganyaga nyine gahunda yo kugenda ntiri gucamo gahunda yo kushaka ibyangombwa ntiri gucamo biri bube ngombwa ko ndi bugaruke i Kigali none Kamoso uragaruka i Kigali na ahandi hantu honyine uzuri bushikire ni kwande kwa ya nshuti yawe mutatandukanye nabi urumva mutatandukanye nabi ngo twari twaratandukanye undi tuvuga ati n'igihe tunavuga n'abandi cyane ushobora kuzagaruka icyo gihe Sumayiri na sheri wanjye w'icyo gihe nibo bantu bambereye abantu babi mu buzima icyo gihe yadufasha ariko uretse ndabigeraho uri mu byawe icyo gihe inshuti yitwa Sumayiri icyo gihe nayitakaje icyo gihe umukunzi witwa umukunzi nicyo gihe namutakaje uramuzaga reka bivuge mu oya none naragarutse direct naho twabaga ariko sinagerayo sanga Sumayiri yazanye undi muntu yego andaza n'umuntu shirarama arubwo yari umwe bari babiri bivuge neza reka nje sinshaka ko ari detail kwepa kugira ngo nje mbone uko nza kugusobanurira niko none ubwo yewe ndi kugira ngo agire step nimwe akwepa niba yaragarutse ari inshuti ebyiri we gute bagusize mu rugo bagasanga wasanye reka nsoze abatwara wumve yaragarutse byagenze we agenda yasize nagarutse mureke ndangiza ikiganiro cyane banzura icyo ndi kugusaba ni kimwe uvuge ikintu cyose kugira ngo uza kuza kubona icyo nibagirwa wambwira aho nkubeshyera uvuge sibyo wagarutse mfite abantu babiri turi kubana nge nagarutse afite abantu babiri none wumva ibyo bintu ukuntu byari binarenze umwe ntari nge ntacyo nzi ukuntu yaje undi wari ubizi yaje nta n'umwe nari nzi ahubwo yaje aje ku izina ryanjye urumva yaraje ku izina ryanjye nanahageze numva ari kumbwira ati ngo ahubwo se tuzatangira gukora ryari ati ntacyo nzi ibyo nyine byari ibintu wenda byari ibintu kubera ko bino binari birebire jure karange nongera akana aho yagira kago tubigire bigufi binave mu nzira ndashaka reka mubwire no turasa kuneka kugira iminota idadusiga rero ikintu ahantu ngiye mvuga ko inshuti zabereye icyo gihe Sumayiri yanze kunyakira none rero nanjye kugira ngo basobanure yuko nigaruka mu Rwanda rero ndi gushaka kwisobanura kugira ngo wumve ko ngiye kitabaye ngiye cyo Kamoso n'imbere ya kamera n'abanyarwanda bose mugabanyijwe icyo gihe niwe wambereye ikibazo icyo gihe niwe wambereye ikibazo icyo gihe niwe wambereye ikibazo nakubereye ikibazo kubwiza mukuri mu magambo make nakubereye ikibazo yewe umujama yaragarutse twese twari tubizi neza yuko ari muri gahunda z'abagenda nawe ubwo yagarutse abizi ko agomba kugenda uri kumva ntabwo ndi kukubeshya iyo gahunda wari uyirimo niba ndi kubeshya unyomoze n'abantu bazi story ndakunyomoza ko iyo gahunda ntayo wari uzi ko mfite gahunda yo kugenda ko nta na gahunda ari igiye yo kugenda ibaze ko ari kuvuga ari kuvuga gutyo Mary wawe muvugana akakubwira tuzagenda hari ibyo ndi gushaka uzajyamo
sibwo washatse passport nose niba kugira ngo nkumvishe ko nyine ibyo passport nayishatse mbere nyina nose umuze ngubwira ngo ati meri kujya mu Burundi ni wari ugiye kuzana ibyangombwa byo passport nayishatse ku mafaranga yandi amafaranga twakoreranye twembi none yego yaratse ndi kugira ngo nyine ngiye gusobanura wumve yuko naga ari ikibazo kindi cyangwa wumve misunderstanding yabayemo ukanyishyiramo nk'ikibazo kandi nge nta kibazo dufitanye ngiye ikibazo cya danje ahubwo kizi yego icyo gihe Somalia yagakwakira we yarameze yashingiye kuki abisobanura ngo Somalia reka mubwire ikintu yashingiye kwakira by'ibyo bite warandikiye subiza ngewe uburyo Somalia yanze kunyakira muri ubu buryo nge naraje namwe Somalia nge rero ndi mu rugo Andi Rodi ari kuvuga ati ngo ntagashaka abantu barenze bangaye batatu mu nzu ye yego kandi twe turi bane abo bantu babiri ko nta buryo nanjye nzi kandi Andi Rodi akuvuga ko inzu ari nge yayihaye abo bantu babiri ko ntazi n'uburyo banageze mu nzu yego wababwiye bagashaka uburyo bagenda ntagaruka mu nzu yego none akaba ari umwe Somalia yaririye amafaranga yari yaramuhaye amafaranga uwo muntu akabavuga ati nge sinagenda Somalia namuhaye amafaranga yanjye barashaka kunzamura babandi bo kuzamurwa nyine nawe urabyumva hakaba hari undi umwizeza we nta kintu yari yaramuhaye ahubwo yaramwizezaga yarambwiye ati tuzakora ibi Somalia kizerera muri ibyo akareba wa undi wita ngo ni inshuti ya nyayo akabona still ntabwo akeneye reka misobanure niyo mpamvu nashatse kutajya ngiho kwiye Kamoso agaruka yagarutse mbizi kazagenda n'abantu bose twahamagara na King twamuhamagara yarabizi kuzagenda na Kazora twamubaza ibyo byose ndi kukubeshyira bari mu bazagenda uretse gato nibyo mwacya kabiri twagutekereza mwarushaka Nyakso nawe buri gihe nabwiraga ati nzagenda tumireke nge ndi kukubwira nge nk'umuntu twabanaga nzi nari agaruka sinigeze nanga yuko tubana Kamoso niwe wa mbere wafashe ya mbere aragenda nabyo ndabivuga uri kumva ntabwo nge nigeze nanga ko tubana nambwa ati mana ugarutse mfite abajama nemere ko tubana ariko kuko ari wowe nanemera nuwo nariri ibiceri cyane muri abo ngabo umwe muri bo ngamubwiye akagenda ariko sindi bubirukane bose nuko namubwiye Kamoso ahita afata umwanzuro Kamoso rero uretse gato Somalia ari ijambo yavuze reka mubwire ijambo nazigera nibagirwa wavuze urusha no kwirenga Somalia yaravuze ati yego ngewe Kamoso Andi Rodi ibyaraje nitubyiteho ngewe ntabwo nakirukana uyu muntu turi kubana wowe Kamoso yagarutse noya nago ni wowe ushaka ugende wowe yagarutse wowe nushaka ugende ariko uyu muntu turi kumwe ntago twatandukana impamvu yizeraga mu byo yamubwiye sibyo ikindi kintu ngo ngiye ngo namufataga nk'umwana ko nyine ndetse naramutegekaga oya ibyo ntabwo bivuze nagaruko bimeze umuturage kandi oya buretse se kandi buretse gatutambesera kuri kamera oya Rwanda bitangira none bitangira ngende kugira ngo ngumvishe ko Kamoso we sinzi ibintu we yitekerereje bituma yumva yuko ngo ngena mubereye ubwo se uretse gato nyine cyo turiho turacyari kuri sije ukuntu bimeze kuri sije Kamoso ngende nago ndabona Kamoso naramubwiye ngo uyu mujama hano hari abajama babiri agatanga 30 yuzuye nta kibazo twakora ni isaha n'amasaha tubabarire tukavuga niducikiriza ibintu kuko hari abantu bakeneye kumva iyi nkuru tuzi duhorana cyane duhorana oya ibintu yumva ari guhitamo ngo yahitamo inshuti ya nyayo mwabireke ibyo uzi n'ibyo bintu byanje numvisha mu cyonyi sibyo niba wavuye umubwiye ko ushobora kutazagaruka sibyo ugasanga afite abandi bantu bari kubana sibyo nanjye tubana nyine duteranya ibintu byose ntari ukagenda gutyo sibyo ugasanga abandi bantu turi kubana udashobora kuza nyine ngo tubane mu nyine ngo mwaho kavuye nyine ukihanganira nyiriza atabishaka nyiriza atabishaka kandi barabana gusobanura twabanaga ni kugira ngo mbumvishe yuko Kamoso yageze aho ngaho afata ibintu uko bitari ngiye naramubwira ati man ndabizi uri hafi kugenda ufite gahunda yo kugenda gahunda wari uyifite ntabwo ndi kukubeshyera kuko ujya no kwa King wamubwira ati ngiye mfite iminsi mikeya nkagenda Kamoso naramubwira ati ko mbizi ko sinzu yarari nababwira ko nzagenda ariko ntabwo aba bangaba babiri bakabivuze ati twe twari tuzi kuzagenda ariko ntabwo akwiye kubivuga kuko nabonaga mubwira abana ukuri uyu ntabwo umva we Usmani wari uzibanga cyane cyane nkamubwira ati mama nubwo avuga ibintu akenshi avuga ibintu atabishira mu bikorwa sinari kubwira ibyo bintu none se ubu tubwizanye kuri uwo muntu mupanga ibyo bintu ukabona arakubwiye ngo giye mu Burundi
no se nagiye Kamoso ikosa ryabaye misunderstanding Kamoso ngenda ndayimubwire ikosa ryabaye wapi wowe mbako inshuti ari wa muntu ubwo ugomba gukora ikintu cyose gishoboka ntakubabaza oya sibyo kuko yumva ko yagomba no kwirukana umuntu kugira ngo oya nyine twapfa inshuti banza kwirukana abantu bombi mwikubwira ibintu mu buryo bitari uranamuzi yarakubiswe oya yari none se njya ko nabanye na oya ko nabanye na Keizi baza wivuga ibintu ku buryo bitari ngiye ikintu cyambabaje kuri Sumaili dore niki nugusanga narabanye na Sumaili amezi agera muri 6 ntago ari yo gusa baza wumve yego bivuga narabanye na Sumaili amezi agera muri 6 sanga kumbe yarabitse umujinya w'imbere mu mutima akawuvuga ari uko namaze kwava ari uko ari no kunkatira uvuge ariko rero uwo mujinya wari uwuhe rero ngiye ntabwo natinya kuvuga umujinya wari uwuhe Sumaili yarakubwira aravuga ati ngo se buriya Kamoso ngo abona ngende umwana wo gufatirwa ibyemezo kuko ngiye nagiraga kumva ibintu ariko nshiza atari bafite ahantu bihuriye bitanafatika mani wowe mbaho ibibazo byinshi oya ahubwo ngiye ari ikibazo niba twinjiza amafaranga niba twinjiza dukubana muri ino tukinjiza amafaranga sibyo avuga ati ngiye Kamoso kuko ari ngewe nyine uri responsable w'icyo kiraka wako kazi kabonetse amafaranga yinjiye nyavuga ati Sumaili rero turakora ibintu by'ingenzi dukeneye niba ari uguhaha turahaha tugura umuriro asigaye amafaranga tuyabike maybe turakoresha icyo gihe wategetse banza wumve icyo gihe wategetse tubiganiraho banza ntabwo mbajije mu banza wumve twagishwe ntabwo ngenda mvuga ati ngo dukore tazikuba kurandira fasha buza no banza wumve waba nukumva kutarubari naje gutekereza twicaye reka mubwire twicaye sibyo twe twicaye ngewe Sumaili Kazora turi kuganira ati amafaranga tuyakoreshe muri icyo ni igitekerezo cyanjye ntago mba mfunze umuntu ngo wowe ntuvuge ngo byarangiye nawe buri wese yari yemerewe kugira icyo avuga bose rero sinavuga niba ari kuntinya kitari cyo reka no kuba warivuze gutyo njye ntago ni kubyemera njye ni kujya kumubwire niyo mpamvu nakomeje kuvuga ngo wowe wagize misunderstanding Kamoso yashakaga ngo nagaruka tubane uri butume mvuga n'ibintu bitari wabanje ukavuga oya tubireka ibyo byanditse reka tubivuge tubirangize ni nabyo biri bari kiganiro rero mwakoze kudukurikirana twebwe cyo tumaze oya banzomve ndatanga urugero ndi umuntu bana nabi abantu bose uzitwagiye tubana uyu nguyu wenda reka tuvuge nga Kazora si byari ngombwa kubizanamo ibya Kazora uretse ngo yawe kuyigatinga bivuge kuko nikabishaka uyu twarabanye uri ukiba iminsi rero ihindura ibintu murekera ngo turekera ngo iminota mikwepa tubikwepa guteze nyina kugira ngo wumvishe yuko wagize misunderstanding yonyine na misunderstanding ikibaro ufite mu mutwe sibyo ikibaro ufite ikigaragara cyo urumva mwebwe uri kusijanye inshuti urimo question mark akantu kanyu nabwo Sumaili Kamoso umuntu mwabanaga tubane nta wundi muntu urimo kuko niko kuri yakanye ahitarakara kuba ko yarakanye no cyo cyarandiro biravuga ntago kiri bajyanye kwa randiro de tumusaba batatara byanga turi kumwe nge nawe yatubwiraga gute nyine twigeze tujyana ikibazo none cyane ikibazo cyaga kiti none se ikibazo cya randiro twari bushaka indi nzu nishaka kuwekera randiro baza wumve twari gushaka amafaranga dufite amafaranga twageraga mu buntu sinari mvuye mu kazi uwo mupetinieri yari ama amafaranga wose uguri Sumaili nahageze oya Sumaili direka kuncabiranya uriya muntu urampeta ngo amafaranga waramusubije nayo namusubije yariza afata telefone yawe ariko amafaranga yuko yafite yarafashe phone aba bantu rero ntabwo nushaka tubanza rero wongeye mpita mubwiza no rw'impamvu rero nje nashaka kubana n'uwo muntu yego ngewe Kamoso nkunda ibintu biri straight biri ku murongo ntabwo wabana n'umuntu usanga afite mind y'inzoga gusa ubuzima bwawe ari ubusinzi icyo ni kimwe abyumvisha ikibazo ni wa muntu tugiye kuba uwo muntu ko tugiye kuba urumva mwabyumvisha ko atari ngiye wagize ikibazo niwe wanze uwo muntu banza wumve ntabwo ari ngiye wamwanze ko nako landlord yamwanze wowe shaka nyina mwirukane wowe shaka ko tubana turi babiri banza wumve nyina banza wumve nyine nge ntabwo gahunda ngikora kuvuga ati ngo genda umusore nyine oya nako kumubwira ati wowe mubwira ati ashake ahantu azajya bifata igihe sinaje tukabana n'uriya mpeti se uriya mpeti wari kugwishyuza amafaranga ye sinabanye nawe Kamoso cyabaye reka nyimubwire Kamoso
we tubana agaruka ngo tubane kuko mbere yo kugaruka ibintu byose byari bimeze neza ugaruka ngo tubane wagarutse ushaka ngo mbwira abantu turi kubana bose bagenda kandi ubizi neza yuko uri mu bagenda ntabwo ndi kubera bose bagenda naje nitwaje ubwo naje nitwaje ikibazo kiri ikibazo kiri umva naje mubwira dukore tugiye tuzakora ikindi gice kibi umunsi umwe ngenzi abatumira mwembi n'igizajemo hagati mwakoze rero kuvuye mukurikirana ariko abantu bo kuremje ariko njye ni inshuti nziza ubushuti bwa nyabwo bite kumvuga ubushuti bwa nyabwo ntabwo bubaho Kamoso bite ninde watangije ikiganiro twumve ngo ugomba kukirangiza bose niwe ugomba kugisoza byanditse umbo so ma people mwumvisha ubuhamya bwa bano bajene mwumvisha ubucuti bwabo man iki kiganiro kirangiye gutya nawe ntabwo debate ni ubuhamya intro bro so nako outro so my people man ariko ndi mureka turi serious bro mureke hano turi serious turi mu kazi Kamoso so abantu bo kuremje ngira ngo murumva ko ubushuti ni ikintu kigoye guhitamo inshuti nimba ugiye guhitamo inshuti be careful irinde witonde kuko ushobora kumarira umutima wose ukamwizera ukazababara so I love you mukore subscribe like and share MJ Empire I love you